Impamvu ya mbere abakobwa benshi batabona abagabo. Impamvu ya mbere ni uko benshi babona bafite ubwiza bakumva ko buri musore wese ukeneye kubavugisha cyangwa se bari inshuti akeneye kubatereta. Iyo ni impamvu ya mbere benshi bagenderaho bakumva yuko ari abantu beza cyane ndetse yewe bakanga benshi cyane. Iyo niyo mpamvu ya mbere ituma abenshi batabona abagabo. Impamvu ya kabiri abakobwa bakunze kubona ko buri musore wese ubatereta bumva ko akeneye no kubagira umugore. Rero bagatuma bumva ko buri muntu wese bamuha umwanya cyangwa se bakamuha agaciro, bakumva ko babana igihe cyose yiteguye kubana nabo. Ibyo rero akaba ari impamvu zituma abakobwa benshi bagira igihe bakamara imyaka myinshi batarabona abagabo. Dore impamvu ya gatatu, benshi muri bo basazira iwabo bakabura n'uwaza ngo abatware. Buri mukobwa wese agira ingeso yo kuba yasuzugura umuntu ati uriya sinamwemera cyangwa se ni umukene. Bishatse kuvuga ko impamvu ikurikira ari uko benshi bifuza abasore bakize cyangwa se bafite amafaranga, kandi abo basore bafite amafaranga ntabwo ari bo bagenewe. Ikindi kandi ayo mafaranga aho bayakoreye ntabwo bahazi. Akaba ari iyo mpamvu ya gatatu ubasha kumenya ituma abakobwa benshi baguma iwabo cyangwa se babura abagabo. Benshi batekereza ko bazashakana n'abantu bakize cyangwa se bakabana n'abantu bafite imitungo myinshi, bafite ubushobozi bwinshi. Ugasanga umukobwa wakunze umuntu cyangwa se tuvuge yakunze buri kimwe cy'umuntu nyine bakundana, ugasanga atanze gushaka wa mukobwa mwiza cyane, wa wundi wabonaga ko ari mwiza cyane, ariko ugasanga wa wundi mwiza cyane arenze agira imyaka 30, nta muntu n'umwe bari abana cyangwa se wari wagira igitekerezo cyo kuza avuga ati ndamujyanye, bitewe n'uko yagize icyizere cyo kwiyemera, agira n'icyizere cyo kwirata ko ari mwiza, birangira bose bamwanze. Ugasanga rero buriya abasore bakunda abakobwa batiyemera kandi batirata. Akaba ariyo mpamvu usanga abakobwa beza benshi bagira imyaka myinshi batarabona abagabo kandi ari beza, ugasanga ababi cyangwa se abari munsi yabo bashatse imbere yabo. Iyo akaba ari impamvu ya kane abakobwa bakunze kubura abagabo, ni uko abakobwa baba bumva ko hari umuntu bakeneye mu buzima bwabo, nimba batazamubona bakumva ko bagombye kuba baguma bamutegereje. Umukobwa nimba yarihaye intego y'uko azategereza umusore umeze ukuntu mwiza cyangwa se witonda, yumva yuko nyine wabonye nimba ari umuntu utabasha kwihanganira ingeso ziwe cyangwa se ugira amafuti cyangwa se utihanganira buri kimwe cyose, akumva yuko atagomba kujyana nawe, akumva ko ategereje wa wundi we kandi nta hantu yigeze amushyira cyangwa se yamubitse azajya kumuzana. Umukobwa utekereza buriya afata umuntu umukeneye cyangwa se ugerageje kumusanga, bakajyana akareba icyo yamukenera cyangwa se icyo yamugezaho. Izo akaba ari impamvu nyinshi zitandukanye zituma abakobwa benshi baguma iwabo, kubera imyitwarire bakoresha mu gihe babonye abantu bakababinga cyangwa se bagakomeza kwirata. Impamvu ya mbere abasore benshi, umukobwa uri mwiza ugasanga akunyuzeho ntakuvugije cyangwa se ntananirwa kwirukaho, ni uko abona ko wirata cyangwa se ugaragaza ko uri mwiza. Nyamaze rero buriya abasore ntabwo bakunda abantu bameze gutyo. Iyo mpamvu rero usanga ari ituma abantu benshi bahura n'ibibazo byo kuba bagira igihe kinini bagatangira kwibaza ese ko turi beza kubera iki tudashaka abagabo. Iyo mpamvu rero ituma benshi bahura n'ibibazo byinshi cyane. Rero mwabanye mu biganiro byanjye banyita Bomcrate nk'ibisanzwe, bibutse gukora subscribe, share, comment ndetse na like, ubundi ibiganiro byanjye bizajya bikugeraho ako kanya nk'uko mbikoze. Ndabakunda cyane, Imana ibarinde.